nakoze Imana ikambabarira nakoze Imana ikambabarira icyambere gusambana yarabinkijije ako nyine uko nabikoraga siko nkibikora Mana Daniel na Isaka na Aburahamu umufasha rwose nazongere kubikora ukundi umwuka wera gumeza mugendemo nukuri kandi bazagera wawe mu ijuru tuzashima izina ryawe Amen. turasenze dusaba mu izina rya Yesu Kristo amina Umwana nawe ntago watsimbura hano ntukabinambara barajwanye barajwanye intambara ya danje ariko ya karundura konguki icyo dusoma cyo ntabwo dusoma karama kopra cyangwa se za grenade cyangwa se za mine gusa kumva nimba twikoresha n'abantu byabirenza aho ngaho nibwo Satani yaje gufatwa yohezwa mu isi ariko bitatu bya kane by'amarayika byisasira arabitwara bitatu bya kane by'amarayika arabitwara inama gakiza yarateranye Imana ishaka umuntu wajya ishaka mu biri mu ijuru kijye gucungura umuntu kuko we yaremaze gucumura kandi nuvuga ngo umuntu yacumuye kandi hari ikihari banga Imana amuhishemo kandi nuvuga ngo Satani yazamuka ahishuye ryabanga Imana ahishe mu muntu ubwo nyene nawe yakuze Imana ikubitsinzwe kuba Imana nayo kubera wa mwuka muziranenge yahutsiye muri cya kiwe bimaze kukibumba bibaze kucyegeranya ngo ihumeka mwuka muziranenge ngo cyabura kigira ute kirahaguruka iburyo niryo banga yari yahishe mu Satani atarazi Imana yo yari kurikiranye kugira ngo Imana Satani atarihishura ihita itegura icungu hashakwa mu bizima habura numwe bose batinya Satani kuko bamuzi yabarushaga imbaraga akiri mu ijuru bajya mu bakerubi abo nabo barushaga imbaraga no baratinya mu basarafi abo baratinya abantu bose babaga mu abo n'abanyi bizima binabikiragiye Imana umva ni bishinzwe kuri kuba biri umutekano w'Imana bivuga turera manu Yes, bakunzi ba Legacy uyu munsi nageze ahantu ngo bahita ku isi ya none. Ku isi ya none rero ngo hari umuntu wigisha abantu. Ntabwo nzi ibintu abigisha ariko ni abantu abayigisha bigisha ijambo ry'Imana babwira ngo ibyo kuva mu ijuru kwa Satani. Njye ntabwo mbisobanukiwe ariko ngiye kumwegera tuganire mubaze uko bimeze. Basaza salamu. Bimeze bite se? Tuganire. Ntacyo bitwaye kabisa. Hanyuma rero isi ya none niwe tugiye kuganira ngiye guheraho. Isi ya none ni muntu ki? Isi ya none ni umwizeramana. Ni umwizeramana. Wizera Imana? Wizera Imana. Muri Bibiliya ni ikihe gitabo ukunda? Cyangwa ikihe gice? Mu itangiriro ubundi ngakunda Abagalatiya cyane. Itangiriro rivuga iki? Harimo iyihe nkuru? Mu itangiriro harimo inkuru y'irema ry'isi ishwana rya Satani n'Imana. Mbese kumenya ko umuntu byose niho bisanga itangiriro. Byagenze gute? Nshiramo muri make byagenze. Dusanga ko Satani ubwe mu ijuru yitwaga Rusoferi wari abandi bamarayika bose dore ko dusanga ko yarimbaga amajwi 12 mu ijwi rimwe akavamo 12 kubw'icyo rari afite mu ijuru kuko aririmbaga sinijwi kanyeganyega bose bakishima yaje kwishyira hejuru ubwo hanwaga umuntu ashaka kuba nk'Imana ngo banganye ububasha ariko Imana bite n'ubwo kikundi cyubero cyayo birangira Imana ihisemo kumuhirika haba intambara Satani ashaka kugira ngo afate ubwami bwo mu ijuru Imana nawe ntago watsimbura hano ntukabinambara barajwanye intambara ya danje ariko ya karundura konguki icyo dusoma cyo ntabwo dusoma karama kopra cyangwa se za grenade cyangwa se za mine gusa kumva nimba twikoresha n'abantu byabirenza aho ngaho nibwo Satani yaje gufatwa yohezwa mu isi ariko bitatu bya kane by'amarayika byisasira arabitwara bitatu bya kane by'amarayika arabitwara mu ijuru bivuze ngo hasigaye kimwe cya kane ubwo Satani natwe abamarayika benshi ubwo bimeze kugenda gutya Imana yavuze ngo iki Imana ati wasigushije ishyano kuko Satani ukuntu cyagufitiye iki umujinya mwinshi ese ni gute Satani reka mbaze uyu mukobwa ibyo bintu urabizi nawe icyo gihe nabyo nzi neza tu gusa byo nzi
nuko ntabwo nako nabimenya neza tu ntabwo bizi neza Ntabwo nakubizi. none se jama ko numva satani yamanutse akaza ku isi imana ikavuga ngo isigushije ishyano kandi hatariho habereye intambara ibyo bintu bimeze gute undi ni ukuvuga ngo yamfashije mugenzi wanjye isi ya none kuko urumva nta n'isi ya none itagira abahanuzi sibyo hariho n'abahanuzi ni ukuvuga ngo uri mu buhanuzi butwereka ko nubwo satani yishyize hejuru mu ijuru ntabwo byari kumukundira imana yahise ivuga iti reka nanjye muciki kubeshya kumva yaratangiye kwishyira hejuru atangiye kumva ko afite umutima uri hejuru y'imana yamuremye kandi tubwirwa neza ko mu itangiriro isi iremwa tubwirwa neza ko ngo isi yari iriho nta kintu kiriho na kimwe ngo kuri iyi si hose ngo yari umwijima gusa muri make uwo mwijima rero yaje kuwukuraho irema Adamu na Eva ariko satani nyuma aza kurakaza imana ngo mu nama y'agakiza hatubwira ko ngo satani yagerageje kwishyira hejuru ariko imana ikamukimbiza kavuga ati wowe ntabwo undenze ngo nuko ngo ajugunywa acibwa mu ijuru ajugunywa mu isi none reba umuvumo yazaniye isi za kovide abantu baracura ibisasu bya kirimbuzi reka abantu bararyana rukumva biriya byose ni satani wabizanye none se satani ko abantu bamuyobotse nawe agahaba ubwo ngubwo satani ntabwo satani yayobye umusaza undi babara ikibi kiri mu bantu kandi ikibi ntabwo uwo kirimo kigaragara inyuma sibyo ikibi ni igiki ikibi ni icyo ubashije kubona mu muntu kuko utaganiriye nanjye ntuzamenya ikindimo ariko njye simfite ikibi ahubwo ndashaka kubasamira hanyuma nsubire kwa isi ya none isi ya none ariko izi ni intumwa zawe nka kwa kundi twumva ngo Yesu yari afite intumwa 12 wowe ufite intumwa 3 aba ni abemera isi ya none ariko ko turi no ku isi ya none isi ya none none se tuyiriho hanyuma rero nshira muri make rero imyemerere y'isi ya none mwemera iki isi ya none mwemera iki reka mere kuri isi ya none njye nemera ko kuremwa byabayeho nemera ko gupfa ku muntu bibaho nemera ko no kuzuka ku muntu bibaho bishoboka kabisa hanyuma ariko inkuru ya satani amaze kugera ku isi ntabwo wandangirije byagenze bite ni ukuvuga ngo satani wumva isi kuko umuntu akimara kuremwa yahise aragwa isi imana yahise imuraga isi yose kuyobora ibireba byose akabiyobora urumva ko satani imbere yari yirukanywe mu ijuru no mu isi ntabwo harahiwe yarahungaga ariko kandi adafite aho kujya ko harazwa umuntu n'usi waragiye isi ariko yagombaga kubisa ageze mu isi aravuga ati kugira ngo mu ijuru nimba mwirukanywe basi mwese mba umwami reka ndabizi ko imana yanga icyaha umuntu nayikorera icyaha irahita imwanga isi ndayikukana uvuga ngo twebwe ubu ngubu ntabwo imana ijyanira aho ngaho twemeye kujya ku musaraba babanza umbwire ibya Kristo ukuntu yaje kudupfira Kristo byagenze gute ngo habaye uvuga ngo Kristo satani kimara kuza ku isi agacumuza umuntu hahise haboneka icungu tubona ko Adamu yahise ahabwa inama yo gutamba ibyaha bye ngo Adamu azajya mu ijuru mbese hari inama yabaye mu ijuru yiga ku ibyo bintu yego yarabaye byagenze gute yarabaye inama gucungura umuntu inama y'agakiza yarabaye mumbwire nyine uko inama yabaye n'ibyavugiwe dore ukuntu byagenze ngaho mu nama y'agakiza ngo imana ngiricara ngo iritegereza ngo se ngo ko byose imaze kubirema mu irema ry'iminsi 7 bibaza ngo abamarayika ngo none dukora iki imana avuga ati tureme umuntu ese natwe agira ishusho isa nkatwe nitumara kumurema tumushyire mu isi y'ikibi kuko isi izagera igihe igushyishyana nk'uko satani bari baramaze kubibona ko azayimanukira ariko se nitumara kurema uriya muntu burya papa wanjye respect kabisa nta muntu uba kuri isi imana itabizi sibyo ngira karemye niyikamena usanga nubwo ngaruka cyane n'ibintu binambabaza kuba isi yaratangiye ari nziza ariko bikabigeze ku iherezo sibyo reba nk'ubu ngubu abantu
baricana. Njye naguha nk'urugero reba walayi nka Jay Polly walayi musaza sibyo musaza ukuntu aducomotse uri kumva ni ibintu nabyo utamenya nabyo ni isi ya none ni isi ya none nyine niyo turiho ubu kujya tugenda tutavuze nk'ibiragi wa mugani w'isi ya none ariko nubwo ari ukugenda tutavuze nk'ibiragi aho hantu harimo sema kontre tutamenya uri kumva utamenya ngo bimeze ariko uri kumbwira iby'inama yabereye mu ijuru mu ijuru rero tugarutse gatoya ibya Jay turabigeraho mu ijuru tugarutse gatoya ubwo nyine ni hasi ya none bitumye tubigeraho nabyo mu ijuru tugarutse gatoya umuntu amaze kuremwa Imana imushyira muri Edeni imushyize muri Edeni yabanje kurema umugabo birareba iritegereza ngo si byiza ko Adamu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye ariko se nanjye hari ikibazo njya nibaza kuki Imana yaremye umuntu imukunze igashyiraho na Satani uri kumva y'ikibi yo kugira ngo imugane. Reka dusubize ku isi ya none ngiye nshaka kumenya inama yo mu ijuru y'agakiza yo inama y'agakiza yarateranye. Imana ishaka umuntu wajya ishaka mu biri mu ijuru kijya gucungura umuntu kuko we yaremaze gucumura kandi nuvuga ngo umuntu yacumuye kandi hari ikihari banga Imana amuhishemo kandi nuvuga ngo Satani yazamuka ahishuye ryabanga Imana ahishe mu muntu ubwo nyine nawe yari kuba Imana ari kubitsinzwe kuko ari kuba Imana nayo kubera wa mwuka muziranenge yahukiye muri cya cyo bimaze kukibumba bimaze kucyegeranya ngo ihumeka mwuka muziranenge ngo cyabura kigira ute kirahaguruka iburyo niryo banga yari yahishemo Satani atarazi Imana yo yari kurikiranye kugira ngo Imana Satani atarihishura ihita itegura icungu hashakwa mu bizima habura n'umwe bose batinya Satani kuko bamuzi yabarushaga imbaraga akiri mu ijuru bajya mu bakerubi abo nabo barushaga imbaraga no baratinya mu basarafi abo baratinya abantu bose babaga mu abo n'abanyi bizima binabikiragiye Imana umva ni bishinzwe kuri kuba biri umutekano w'Imana bivuga turera manu urumvishije bamaze kubaburira bose Imana ngifata Kristo rero ni ijambo ry'Imana doko urumva ko wowe uvuze ku muntu ukuzi aba yari hanze yavuga ati ni runaka agize ate uri kuvuga ukasanga agize ute kuko ijwi ryawe ni wowe nivuga ngo rero Kristo rero niwe jambo yindi dore niwe jambo ni ijambo ry'Imana ikoresha niryo akoresheje irema habeho inuma habeho imbarabara habeho iguruka nivuga ngo bijya ari Kristo yari imikoresha rya jambo niryo rero yahize gufata irihindura umuntu mu Mana bwa uretse Imana ishobora byose yafashe ijambo ryayo iricisha mu muntu rimuvamo ari umuntu aza ari we wite Kristo aje gutabara ariko mbere yuko avuka muri Mariya nkuko tubisoma Adamu akimara gucuma mu itangiriro duhasuye gato tubona ko ahabwa inama iyo nama kandi ashonyaga nde Kristo uzaza ikimenyetso cya Kristo cyakibonetse bari bahawe bahise batamba iki inama Kristo yahise aboneka baramutamba Adamu ubwo babazute baracunguwe amago bahise bacunguwe umwanya ubu twaracunguwe kuba byemera kugira ngo umwemera atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho ujya ukora ibyaha sister ndabikora ibyo nkora ikambabarira hari n'ibyo nkora ndasimbabara ko byose bamubwira nka bitatu uzi wakoze Imana ikakubabarira ibyo nakoze Imana ikambabarira nakoze Imana ikambabarira icyambere gusambana yarabinkijije ako nyine uko nabikoraga se ko nkibikora yarabigukijije ngo bagaratiya ngo nko dusanga ikigwa cyo gutsindishirizwa n'umuntu kuko kwizera nivuga ngo tubona yuko mbere ya Kristo mbere yuko Imana yigaragaza nk'umuntu tubona yuko Imana ahaniragaho byasaba kujyana iyo wagura umukene byasaba gusabwa inungura ukajya gushyira umutambyi mu rusengero kujya gutambire cyangwa se ugafata inama cyangwa se ikimasa ukagishyira umutambyi ukagutambira ibyaha byawe kugira ngo ukire udapfa iyo utabikorwa warapfaga ariko Kristo amaze kuboneka nivuga ngo umwenda ukinije hahera hatemerwaga bya bindi wagize ute waratabutse kugira ngo wese agire ate
higerereyo ubu nawe wakwigererayo nagezeho kera ahubwo ubu ngubu ugiye wagezeyo ndahaba mu ijuru ndarahatuye ahubwo se ko mu ijuru uba wagezeyo amakuru ndafata umunsi ku wundi w'ibibera mu ijuru amakuru mu ijuru nayo gute nanjye narageze mu nzira ijyayo nawe buri munsi ubu ndi kujyayo nanjye ndi mu nzira nta muntu ugerayo adapfuye n'ibisasaba ko byanditswe mu buhanuzi bivuga yuko hari abantu Kristo azagaruka bakiri bazima abo bahindurwe mu kanya gato nk'ako guhumbya ubundi bagira ute bazamurwe hanyuma bazaba barapfuye bazagira ute bazazurwa nabo bakagira ute bagahindurwa bakanaba bakazamurwa hanyuma rero tugere ko uyu musore aryambwiye ngo witwa ngo intumwa Joshua umuhanuzi umwe wasigajwe umuhanuzi rero wasigajwe kuki rero wasigajwe se abandi bagiye impamvu ni uko mu buzima bwa muntu sibyo ko tuvuka cyangwa se tugenda tugera kuri iyi si tugenda tugira uburyo butandukanye bwo kubaho cyangwa no kuyigeraho kandi ugasanga buri uko tuyizaho ugasanga hari umugambi w'Imana tuba tuje gusoza runaka Imana ikabushyira mu kwisi kw'abati wenda uyu muntu azaba umuhanuzi wanjye azababwira bimwe mu bintu cyangwa se azabereka azabasha kubereka inzira mu zimwe mu zo namutumye kuko njya ntekereza rimwe ndi umwana nigeze kuryama ndota ngo mfite igitaramo cy'abantu benshi kabisa ngo ebana ngo muri njyewe ngo ndi kubera bagenzi banjye ingingo kandi koko mu by'ukuri njyewe iyo mpano ndimo numva hari ikintu Imana yantumye ku bantu ngomba kubabwira ariko ntabwo urakimenya icyo kintu oya kirahari urakizi ubu wakibabwira ntakibabwira ngaho tubwire ikintu Imana yagutumye njye ikintu yantumye ku bantu Imana yarambwiye ati genda ubashe kwereka ubwoko bwanjye intama zanjye inzira uzicyamure uzigarure zimenye inzira zikwiye gucamo kugira ngo ku iherezo ry'isi zizabashe kubona ubugingo buhoraho nta bundi buryo kandi ibyo bintu ngomba kubikora ntavuze uzabivuga ute rero mu ndirimbo cyangwa mu magambo ni mu buryo bw'indirimbo kabisa ni uburyo bw'indirimbo n'amafilms wabwira rero abantu icyo Imana yagutumye muri ubwo buryo bw'indirimbo kimwe ni iki ngiki wenda ni akasampo k'iminota nk'ingahe k'umunota wenda gatinda leta tukugahanganga ikangwa ku mihanda imfuruka z'icyaha n'ihombo n'imihanda injyana studio guhangana n'abigize abahanga ngo ni koko ndabyibuka uyu munsi n'iyi tariki dore ntangiye gutwika banyarwandakazi mungarurira amatwi yanyu n'imitima yanyu mbabwire koko ni Joshua umwe wasigajwe ngo abasanure ababwire nimumukundira muzabibona Jeje nk'ubuzima ni intwari ikomeye kandi kwizera biraharanirwa komeza unyumve cyangwa se unkunde cyangwa se umbwire ko ibi byo nkora atari byo koko nasigajwe hano ngo mbasanure ninjye muhanuzi uzanye ukuri koko jeje yes Sosomodo uririmba amajwi angahe Satani Karo yaririmbaga amajwi 12 waririmba angahe ese ko ntari umuyoboke wa Satani uririmba amajwi angahe wowe njye ndirimba rimwe gusa ijwi rimwe shyiraho twumve ariko ndamanuka wenda nko ku kagoma ka Jay Polly kugira ngo nanamwibuke kabisa nabanye na benshi nari kumwe nabo babonye nagarutse ngo mbonane nabo sindi mayibobo am classic man ibi byose kubigeraho bisaba inshuti nyazo mwaketse ko nzaherayo mubabwire ko isheni yacitse ubu mpanganye nawe atirista koko nyine karabaye Jay Polly wari umufana we byatari bikomeye cyane uri mu gahinda gakomeye nawe rero umutima wanjye ndakumeneka ubu se nko mu rwego rwo kumuha icyubahiro n'iki abafana be wababwira ngo wakora nabo bakora kugira ngo aho araruhuke mu mahoro kabisa maybe uko byagenda kose umusore wacu ijuru yararikoreye
umuryango we niwo ahubwo natera akanyabugabo nkabwira ati bakomere tu abanyarwanda tuzakomeza natwe dukunde imiryango nibiba ngombwa ababishoboye tunabashyigikire ariko Jay Polly yaraturengeye. Yes, twagarutse rero ku isi ya none. Isi ya none karame. wumva umuntu uzajya mu ijoro ari umuntu umeze ute? Umuntu wese wizera ko Yesu ari umwami n'umukiza, umuntu wemera yuko yapfuye akazuka, umuntu wese wemera yuko kuzuka bibaho kubizera, ubu azakizwa, azajya mu ijoro. Sister, wewe wemera ko umuntu uzajya mu ijoro ari umuntu umeze ute? umuntu uzajya mu ijoro nuwusenga, nuwubaha Imana, uzi neza ko atazakora ibyaha, wirengagije nk'ibyo byose, nayizera nayo izamwizera. Hanyuma se nkayo ufite icyizere cyo kujyayo? Mfite icyizere cyo kujyayo muri bimwe na bimwe. Nshobora kwemera ko ntemera Satani, nemerayo mfite n'ukwizera ko nimfa ariho nzajya, uruhu yanjye ariho izajya, cyagashyira imiyaga nyine nkigarukira. Ugashyiramo imiyaga ukigarukira? Nkayisanga nyine. Twageze kuri Joshua. Joshua, ubona umuntu uzajya mu ijoro ari umuntu umeze ute? Abantu mafrere, jyewe nk'uko ndi intumwa cyangwa ndi umuhanuzi kandi nako mbyemera pe, yenda promotion cyangwa uburyo bwari bwarabuze cyangwa support, ariko nizera ko guhera wenda igitariki byashoboka. Umuntu uzajya mu ijuru rero mbona ari umuntu wese wemera ko yambaye umubiri kandi azawuvamo, akaba azirikana neza ko ibyo umubiri dukoresha hari aho Imana yandika kandi hari igihe uzajya mu rubanza. Niba tuzi ko rero tuzagera mu rubanza, tugomba kwiga dosiye y'urubanza mbere y'uko tugera mu rubanza, tukitwara neza cyangwa se mu bundi buryo. Gusa uramenye ko yewe muntu nyumva hari urubanza uzajyamo nyuma yo kuva muri uyu mubiri. nkaba nararikira buri muntu wese ruhumeka umwuka w'abazima ko yarwana kwiga ku idosiye y'urubanza, ari nawo murongo nyamukuru kabisa, niyo nsanganyamatsiko nshaka no kugeza ku banyarwanda. Mu rubanza urumva ikintu kizagutsinda ari ikihe? Muri urwo rubanza ni iki kiguhangayikishije? Urubanza rw'Imana. nta na kimwe. Wowe uri umwere? nta na kimwe kabisa. Uzamanuka n'ibyakansinze ndabona birimo bigenda bicika intege. Isi ya none karame. Umunsi uzaba uhagaze mu rubanza rw'Imana, njye naratsindishirizwe, ntabwo nzagenda kujya mu rubanza. Naratsindishirizwe no kwizera, byararangiye. Nawe wana urubanza wararurangije? Njye naratsindishirizwe n'Imana bwo kwizera. Sister, harya twivona umunsi uzaba uri mu rubanza ibitabo birambuye, ni ikihe kiguteye ubwoba? nta na kimwe. Nawe uri umwere? Ndi umwere ku Mana pe, ku mwana nta kintu, nta kibazo. nta kibazo. Nawe uziyambukira mu ijoro ntaribi. Noneho mu gusoza rero nimumbwire ubundi mwumva mu ijoro hameze gute? Mere kuri sister, mva mu ijoro hasa gute, hameze gute? Mbona mu ijoro, ishusho yo mu ijoro mbona ari nka zahabu. Niyo shusho yo mu ijoro. Ubona ari nko kwibera muri zahabu gusa. Use uzajya urya iki mu ijoro? Ndanga ngiki cy'Imana izabijyanye n'icyo nzaba nicyo. Hanyuma style uzaba wambara ute mu ijoro? Nzaba nambara nk'ababikira Mariya. Ababikira Mariya kabisa. Twagiye ku isi ya none, duha ishusho yo mu ijoro. Mva mu ijoro ry'amakuru yo mu ijoro nyakurikirana buri munsi. Mu ijoro mva ngo iby'amaso atigeze abona ku isi, guhera ku munyabwenge wa mbere wo mu isi kugeza ku wa nyuma, iby'amaso atigeze abona byiza nibyo biri mu ijoro. Ubu nawe nta gitekerezo ufite cy'ukuntu bimeze mu ijoro? Gusa namaze kwakira ko ngomba kujyayo kuko ndi mu nzira yerekerayo. Hanyuma umusore ntabwo mubaza ibyo mu ijoro, ahubwo ndamubaza kuri Satani mwakomeje kuvuga. Wumva amaherezo ya Satani ari ayahe? Ko numvise amaze igihe kirekire yagiranye ibibazo n'Imana, amaherezo yumva ari ayahe? Amaherezo ya Satani rero
mu byahishuwe avuga ko ngo satani cyangwa se njye uko mbyumva reka ndeka ibyahishuwe pito satani agomba kuzabona ishyano n'abo yayobeje bose bakemera kumujya inyuma guhera ku nzirakarengane yajyanye ukageza ku bantu yaba yarayobeje bakajya mu bintu bitari byiza byo guhemukira bagenzi babo. Ikindi kandi nzi ko Imana yonyine ari ifite urubanza rwa nyuma kuri satani. Uko abantu babitekereza cyangwa babyimagina ibyo simbizi, ntabwo ariko bizagenda. Ntabwo nabihakana ngo siko bizagenda, ahubwo njye sinanabyemeza. Icyo nzi ni uko Imana ari ifite ijambo rya nyuma kuri satani. Garuke ku isi ya none. Ese abantu bo muri ghetto bamenya Imana gute? Abantu bo muri ghetto nk'uko mbasanze muri ghetto, abantu benshi ntabwo batekerezaga ko no muri ghetto bakwicara nabo ngo baganire ku ijambo ry'Imana. Ibyo bintu mubibamo gute mu bantu bo muri ghetto? Gusenga birashoboka kuko abantu babana cyangwa se inshuti, abavandimwe barasenga, bashobora guhugurana mu bijyanye n'imyizerere, tugahugurana, mbese ugasanga ubutumwa bukagenda bugira utumenya benshi kandi bakabwumva neza, tugahindura benshi. Mbese ni nka mvura nkuvure, nk'udushobora gufasha nk'umuntu wagiye kwiyahura, twakumva ikibazo ahuye nacyo uno munsi gitumye ageza ku rwego rwo kwiyahura, tukamwunga umuti kumwe twese, wowe nimba Imana ibaho, nimba Imana ibasha gukiza umuntu wari uri muri koma akagaruka, kwiyahura niwo muti. Mbese rya jambo ribasha kumwumvisha yuko cya kintu kibi agiye gukora atari cyo, akaba yagaruka. Icyo mvura nkuvure bivuze, sibyo? Umuntu nimba aravuze ati wenda dusipoze nimba umuntu avuze ati nakangiriye nabi nzamwitura, ukamubwira ati ibyo bintu byihorere, kubera yuko Imana si uko ikora, ahubwo Imana niranga abana, ahubwo Imana yikora nk'Imana. Ese buriya Imana mwumva imeze iti irafatika, ni nk'umuntu mwumva ifite ishusho imeze bo Imana irenze byose bibaho, nta kigereranywa n'Imana. Keretse umuntu ngo niwe ngo yenze kurema nk'Imana, ngo haburaho gato, umva ngo yaramuremye yenda kumugira nk'Imana, ngo haburaho gato, umva ntabwo yabaye nk'Imana. Njye numva atari uko nguko biri. Byose ukuntu Imana buriya nyumva, mbere na mbere ngewe kuba nkureba wowe cyangwa iriya ni Imana. Kuba mpumeka umwuka w'abazima ubu isaha ya none, njye mbasha kubona ubushobozi bw'Imana. Nkumva ko uko yanshyize ku isi ari nako ishobora kubona ko yari nayo izanashima ko nyivaho. Imana rero nyifata ni Uwiteka n'isumba byose, ishobora ibidashoboka kugera abana b'abantu. Hanyuma se ubu mu gusoza, buri wese afite ubutumwa bukakaye yaha abantu. Kamere kuri Sosoma, ubutumwa bwa mbere waha abantu ni ubuhe Soso? Ubutumwa bwa mbere naha abantu, ndavuga ku byo kujya mu ijuru. Njye mpamya ko abantu bazajya mu ijuru, umuntu wemera ko Imana iriho, icyo gusa ni ikintu kimwe kizamufasha no kujya mu ijuru. Ni ukwemera cyane. Ubwo byo gusenga babireke n'ibibi, bemere gusa. Oya, gusenga biriya ni imihango. Ni ukuvuga ngo hari abo biyobya, hari n'abo bigarura mu nzira zimwe, bamwe na bamwe. Buriya hari umuntu uyobera mu gusenga cyane rwose, akagerayo wenda bamwe bavugira ati gerekera gukora, aba yayobye. Hari abantu birashoboka rwose, birirwa mu mihanda baririmba ngo ni abasenzi, kandi byararangiye. Umuntu rero njye mpamya hari abantu basengera mu mitima yabo, abo nabo ntari kandi nabirabumva, hari n'uwo yumva kurusha n'utanayibona, nk'ukuntu twibereye ngayo bazi kuba turi muri gito tukaba dusenga Imana tunayibuka. Aho urumva atari amahirwe cyane anakomeye. Mwebwe ahubwo murareba icyo cyonyine gusa kabisa. Hanyuma rero njye no kuri Joshua, ubutumwa wahereza abantu kiremwa muntu uyu munsi bari kureba kuri Legacy n'ubuhe? Ubutumwa nahereza buri muturarwanda ukurikiye TV Legacy, ntamurarikira kwihana no guhindukira.
namurekera kubera no guhindukira kuko turi mu bihe bya nyuma murabona ko isi irimo iragenda ikendera turi mu bihe bimwe byahanuwe kandi umuntu wese agomba kwisunga Uwiteka akagira uko ese Josh si ukuguca mu ijambo urabona ibi turi mu bihe bya nyuma gute isi iri gukendera gute akenshi ubushakashatsi bwagaragaje ko umuntu ngo amara imyaka 40 ngo nyuma ya 40 burya ni iminsi y'inyongera none se ubu ngarutse nko ku rubyiruko rugenzi rwanjye ubu isaha ya none usanga duhugiye mu bintu byinshi ntabwo tubona umwanya wo gutekereza ejo hazaza ngo imbere yacu se ni hehe akenshi na kenshi wenda niyo tutaba ari twe turi hano ariko ndavugira n'abandi na rubanda wenda wisa none tudafite amahirwe yo kugera kuri Legacy TV ubutumwa nonge natambutsa aho ngaho nararikira buri muntu wese kwihana no guhindukira tukamenya ko turi mu bihe bya nyuma biheruka reba nk'ubu COVID ngo umenye ko mu bihe bya nyuma aza ibihe bigoye umubyeyi azanga umwana we indwara zidakira amavirusi nyamara twagakwiye kongera twikubita agashyi tukibuka ko iyi si ntabwo tuyiriho ku bwacu hari yayidushyizeho isi ya none ubwo none niyongezeho njyewe nababonye gutya muri ghetto hari terime bavuga ngo barara umuntu ubona abantu akabita barara kumbi ni abakozi b'Imana na abizeramana wamuha ubuhe butumwa umuntu judging umuntu uko amubonye ni nacyo gituma ubutumwa bwiza butabasha kugera kuri bose kuko abitwa ko basenga abo bita ko basenga ntabwo yabasha kujya mwitikirara ngo amuganiriza mbwe rya jambo kandi biteye ku buryo kina waba muvuga nabi mwitikirana nabo ntiyatinyuka kumwegera ngo bajye icyo bavugana kuko basa n'abapingana ahubwo mba numva rero yakegere ba bantu we yita ko ari babi akabaganiza se kuki musa gutya se kuki mutekereza gutya se kuki mugenda gutya yego wenda ntiyatagira ubufasha bw'amafaranga aho umuntu wamuha n'ubufasha bw'inama sibyo dore ko nacyo kintu ntimuvuga ko ubuvuga ubutumwa bwiza nicyo kintu ugomba kuba ushoreye kuko twashyize mu isi kugira ngo tube ingingo za bagenzi bacu tubafashe kuko twese tutamenye bingana sister wowe se nk'umuntu w'umukobwa uri gusengera hano muri ghetto ni ubuhe butumwa waha abakobwa bagenzi bawe ubutumwa naha abakobwa bagenzi banjye uko yankuye muri ubu buzima nkumva ko nyine nayikunda ntakunda satani numva ko nyine twajya duhura bakanyizera tukaganira nabo kumva ubutumwa bw'Imana si ubundi mu buzima busanzwe ukora iki sister muri iki ngiye mu buzima busanzwe iyo ntabonye ubuyede ndahinga iyo ntahinze nza nyine mu bantu dusengana nk'aba ngaba nkabegera tukaganira nkabona umunsi urageze bwaka nyine nkabasezera nkataha nabo bakisigara muri ghetto yabo tu si ya none we mu buzima busanzwe ukora iki mu buzima busanzwe nkora akazi ko gutwara abantu ku igare ndi umunyonzi hanyuma Joshua intumwa ya nyuma umuhanuzi wa nyuma mu buzima busanzwe ukora iki mu buzima busanzwe Imana yantumye ku bantu ni nako kazi nakabaye nkora ariko sinkakora bitewe nuko nyine umuntu aba ashaka uko yabaho none ibintu biri aho byo gushakisha ubuzima bwo gupfundikanya nta derese kabisa nta hepfo na ruguru hanyuma Soso akora iki mu buzima busanzwe yewe ni ukuvuga ngo nizi gikunda ariko ntabwo nari nagahawe seritifika ubu ngubu niko kazi mba nteganya kuba nakora iyo kaboneka iyo kabuze nyine tayari ndakora yesi ndumva nimba nta kindi twakongeraho twasoza ikiganiro kabisa akantu gatoya nakongeraho wana mutwihanganishiriza umuryango wa Diaspora kabisa icyo kintu mubidufashe mubihanganishe nabo barabyumva Diaspora nawe rest in peace
musaza wacu. nanjye ntabwo nabura kugira icyo nongeraho. ni ukuvuga ngo nk'umuburo wa nyuma, twebwe dukomeze tugarukire Imana kandi twitegure tunayigandukire, kuko ari byo bya nyuma mu rubanza bishobora kuzaturokora kuri wa munsi wo kuvuga ngo ya myaka 1000 irageze. Murakoze cyane, murebe nyine ukuntu mwabihanganisha iyo miryango ya Jay Polly, wibwire ko ababwe nyine bihangane tu, nyine ibyo umuntu aba yandikiwe ntabyo abazi, wenda twese tuzamusanga nyine nta kundi, bihangane tu. murakoze cyane.